kuvuga nanjye nkumva birantunguye cyane ko habayemo igihe bambujije kuvuga cyane ko bambaze bambwira ko nshobora kuzisanga ntongeye kuvuga cyangwa nkisanga ijwi ryanjye ryahindutse atari nk'iryo nsanganywe. Muri icyo gihe bakubwira bati ntiwemerewe kuvugwa, byagufashe nk'igihe kingana iki ubwo nta jambo wari wavuga? Nari nahawe warning ko ngomba kumara iminsi 5 ntavuga udasohoreje. Birababaza, narababaraga cyane. Urabibona ijosi ryose rirakase, bateyemo inzuma. Reka nkubwire nta kintu na kimwe nabonye Uwiteka Imana atasubiza wamwinginze ukamuhamagara n'umutima wawe wose. Uriya muriro uriya n'umujinya w'Imana. Kandi noneho ndagira ngo nkubwire ngo nubikurikirana neza, tumaje kubona abantu bari barabihanuye mbere yuko biba. Mana yari yarakoresheje abahanuzi baraninira ntibumva. Yego. Buriya rero hari igihe ibintu bijya biba ukabwirwa bya bindi wavuze ngo umuhanuzi atabonetse ngo akubwire. Yego. Hari n'igihe ubwirwa ahubwo kubera yuko ngo amatwi ari mu rupfu ntago ajya yumva ihoni. Warangiza ntiwumve. Bari abantu bo muri Los Angeles bari barabwiwe. Ezekiya icyo gihe yaramaje gucika intege, baze na Imana igutumyeho ngo tegeka ko ibyawe kuko bigiye kurangira. Warirutse byaranze, wagiye kwa muganga biranga, wagiye mu bapfumu biranga, witabaje buri kimwe cyose byaranze. Uyu munsi ibihe byiza kuri mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa Depiwa, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba abadukurikiye muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadukurikira muri hanze y'u Rwanda, ni ukuvuga aba diaspora. Twizera ko mumeze neza cyane kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Uwo bitameze neza reka tukwihanganishe, tukubwire ngo Imana iri kumwe nawe, ibibaho byose n'umupangu w'Imana. Namwe mu bihe bitaboroheye tubabwira tuti Uwiteka arabareba kandi ibiri kubabaho byose ari kubareba kugira ngo arebe uko mwitwara, hanyuma mubashe kuba mwatabarwa nayo, mubashije kwihangana mugatsinda ikizamini. Nk'uko mubibona rero twagarutse n'umutumirwa wacu musanzwe mumumenyereye, ariko uyu munsi ntibisanzwe. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo bimeze bite, uyu munsi ushobora kwibaza ngo noneho byagenze bite. Ngira ngo muri kumubona, muri kubona ukuntu ameze, ntago morali yarasanganywe, muri kubona yagabanyutse, ariko hagati aho ngaho hari n'ibindi byinshi agiye kuba tubwira. Ngira ngo duherukana hari ibyo yatubwiye muri iyi minsi tutari duherukanye, nabwo hari ko byagenze, nibyo agiye kuba atubwira. Reka dutangire mbere ya byose tumuha ikaze. Karibu mama. Umeze neza mbere ya byose? Umeze neza. Ni amahoro? Ni amahoro, ndashima Imana. Muravuga cyane. Nahanishije. Aha, duherukana utubwira ko ugiye kujya mu bitaro. Ufite rendezvous yo guhura na dogiteri ko uzabagwa. Byagenze bite? Mbere ya byose, mbere yuko tugira ibindi tuvuga. Derukana mbabwira ko mfite rendezvous ya dogiteri. Nagiyeyo nari mfite ikibazo cy'ikibyimba mu ijosi. Muganga twarahuye, bansabira operation. Nk'uko bigaragara aho wabazwe, watubwiye ko nyine watubwiraga ko ufite ikibyimba mu ijosi. Abantu badukurikiye bitegereze neza aho ngaho mu izosi uko bimeze, ntago ari urunigi cyangwa ntago ari shanete wambaye. Ndagira ngo uduhe ishusho yuko byagenze, kubera ko ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu ngewe wenda ntago nagize amahirwe yo kuba nagusanga mu bitaro, ariko nabaye nk'ukubita amaso ndatungurwa. Dushusho y'ukuntu byagenze, kubera ko aho ngaho ukuntu bimeze ni ibintu biteye ubwoba. Byagenze bite ubu ngubu tukaba turi kuganira, uri kuvuga neza, ndi kumva ari nk'ibitangaza Imana yakoze. Bimeze bite? Ntago nabura kuvuga ko ari ibitangaza, kandi wa mugani nk'uko bivuga ni ibitangaza. Yego. Kuko kubona umuntu bamukase ijosi ryose, nge ntabwo nari nzi ko wanavuga, ariko ndi kuvuga nanjye nkumva birantunguye cyane ko habayemo igihe bambujije kuvuga
cyane ko bambaze bambwira ko nshobora kuzisanga ntongeye kuvuga cyangwa nkisanga ijwi ryanjye ryahindutse atari nk'iryo nsanganywe. Muri icyo gihe bakubwira bati ntiwemerewe kuvugwa, byagufashe nk'igihe kingana iki ubwo nta jambo wari wavuga? Nari nahawe warning ko ngomba kumara iminsi 5 ntavuga udasohoreje iminsi 5 yose. Nayimaze ntavuga. Nariko nkoresha telefone kwandika, narandikaga ariko ntemereye gusohora ijwi utavuga. Kuba turi kumwe nkaba naca amarenga ngusaba ikintu, rimwe na rimwe nkanagira n'ubwo nkavango none ryazagendera ko. Natunguwe nanjye no gusanga mvuze numva ijwi ryanjye riragarutse, mana we ntabwo wabyumva. Noneho weho wese ugira ubwoba uravuga uti nayo nzi ko ari byinshi bikazarangirira ko insi yararangiriye nahawe na muganga. Ndavuga navuze ntago navugaga cyane ko birababaza, narababaraga cyane. Urabibona ijosi ryose rirakase, bateyemo inzuma, n'ubundi acyafite ububabare, ariko ntago byatuma nashima Imana ko mfite amashimwe menshi yuzuye umutima. Uhereye ku ijwi ryanjye muganga yambwiraga ko ritazagaruka, nirinagaruka rikaza ritameze nk'iryandi nari nsanganywe. Byaragateganye. Oya byari ibintu bibiri. Niko yarabizi. Yarazi ko ijwi ritazagaruka, ariko noneho niba rinagarutse rizagaruka atari ryandi ryanjye, ryarahindutse. Ibaza nawe ukuntu ryaba rimeze. Niko wakuvuga ryari rize, ryashoboraga kuza, yarambwira rishobora kuza ari base nk'iy'abagabo, cyangwa se rikaza nanone kanyororotse neza ku buryo umuntu adashobora kumenya ko ari ngewe, cyangwa se ririmo n'amakaraza. Ako nshima Imana kano kanya. Haleluya, amen. Mana ishimwe ko yangaruriye ijwi, amen. Mana ishimwe ko yabanye nanjye kuyiseta, na n'ubu iracyari kumwe nanjye. Murabibona inzuma ziracyandimo, ariko ndakomeye. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo nta mpamvu zo kudashima Imana, kuko nari nuzuye ubwoba. Numvaga umwanya umwe numvaga nabireka, undi bakambwira bati nubireka bizavamo kanseri. Mfata icyemezo, ariko mw'abantu mwe ntago cyari cyoroshye. Ndavuga ubwo nyine ninavuga izabishimye ko ibyo navuze ari ibyo. Ninahindura ijwi ubwo izabishimye kumpindurira ijwi, kuko ndabizi ko igihindura. Ariko kano kanya ndi ijwi ryanjye ryagarutse neza uko ryakabaye. Imana ishimwe. Wigeze kutubwira uti uburwayi ni ibibyimba, ni ikibyimba n'ibibyimba? Ni ukuvuga ngo mfitemo ibibyimba 3, ariko mu kubaga bakuyemo ikibyimba kimwe, n'ubundi hasigayemo ibibyimba 2. Babanje kubyohereza hanze kugira ngo bapime bazarebe ko nta kanseri irimo. Nibasanga harimo kanseri, urumva bindi ntabwo babikuramo, kuko barambwiye ngo babikuyemo igenda igukwira vuba vuba. Yego. Ariko nibasanga n'ubundi nta kanseri irimo, nzafata ikindi gihe n'ubundi bya bindi bagende babikuremo, kugira ngo mbe nizeye ko ndi muzima. Ntago bisanzwe, ni ibintu umuntu atakwiyumvisha. Niba biri ngombwa, ibyo bibyimba waba warabwiwe ko byatewe n'iki? Nta kintu bambwiye cyabiteye. Wowe wagiye kumva wumva byaje gutyo gusa? Njye nagiye kubona nkabona ndi kugenda mpinduka, nkabona ngenda mbyibuha mu ijosi, nkagira ngo ni ukubyibuha, ariko nza kwikebuka ntago nababaraga. Nza kwikebuka ntangiye kujya mbura umwuka. Ntangiye kujya mbura umwuka, ngiye rero bansabira radiographe, nciyemo basanga n'ibyo bibyimba nyine biri gusiba umwuka. Mu by'ukuri we ntago waribwaga? Ntago, n'ubu narinze njya kubagwa ntaribwa rwose. N'ubu birimo ntago bindya, ndaribwa n'inzuma gusa. Ibikomere. Yewe ntago byoroshye. None ntago byaba byarafashe aho ni kwijosi, ntago byaba byarafashe mu muhogo, ku muhogo? Ntago nkeka ko biri mu ijosi, ariko mu ruhu inyuma ntago byagiyemo imbere ngo bisesere. Nicyo nkeka. Yego. Imana ni igitangaza. Ni igitangaza kwibona wageze ku iseta. Kwibona wageze ku iseta, hari iyo ugiye kwa muganga uba uzi ko ari wowe ubabaye, ariko iyo ugezeyo, yego,
usanga bariyo bagukubye yego ukavuga uti njyewe burya nagiraga mugenzi wanjye nasanze abantu benshi bababaye yego abana batoya bari kubagwa kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 10 n'abana benshi barimo barabagwa cyane. no kuvuga ngo ikiciro ingero zose uburwayi buri gufata abana batoya cyane kandi budasobanutse bituma babagwa mu mpyiko yego ababagwa umva Satani yagabye uburwayi kandi yabugabye mu bana batoya. Nyamuneka musengera abana batoya cyane. Rero ndashikano kanya niyo mpamvu naje hano nkakuhamagara ngo ndashaka ko ducishaho kino kiganiro Depchua. Nshaka kubwira umuntu muri kano kanya ubabaye ubona ko bidashoboka nje kumubwira ko bishoboka hamwe n'Imana, ariko birashoboka hamwe n'Imana. Urumva impungenge nyinshi nari mfite, hari ibintu byinshi byagombaga gutuma ntabagwa cyane ko namaje gusezeranywa ko ijwi rishobora kutagaruka, cyane ko banambwiye bati banzu bisinyire. Baragusinyisha pe, baravuga bati ritagarutse ubwo nyine ritagarutse bisinyire. Ni ibintu biba bibabaje. Nje kukubwira wowe utajya uhura n'ibibazo, nje kukubwira nukuri hano hanze hari abantu b'abanyabibazo benshi bakeneye guhumurizwa nawe, bakeneye imbaraga zawe, bakeneye urukundo rwawe. Abo bababaye, abo bari mu bibazo, wibatererana, wibafata uko ushaka kuko baragukeneye. Niyo utagira icyo umumarira ariko ukamubwira neza, ibyo biramuhagije. Niyo utagira icyo umufasha ariko ukamwereka ko kuba ameze nabi, kuba afite uburwayi, kuba ari mu bibazo uri kumwe nawe, ibyo biramuhagije. Nukuri benshi bavuga ko n'ubundi mu bibazo akenshi ari Imana yigaragariza cyane, ko iyo ibibazo byakurenze ibintu byose byakuyobeye asigaye ukerekeza amaso ku Mana, bavuga ko ni Imana ikwiyereka neza. Dufite ibyitegererezo byinshi. Yego. Dufite muri Bibiliya, abantu bajya basoma Bibiliya, dufite umwami Hezekiya. Yego. Umwami Hezekiya yararwaye, araremba. Arangije ikigeretseho Uwiteka atuma umuhanuzi ngo genda umubwire ko atazakira. Yego. Atangire ategeke, arebe uko azasiga ubwami, arebe uko ibintu bizagenda, uko azasiga abaturage ndetse n'umuryango we. Hezekiya icyo gihe yaramaje gucika intege, baze na Imana igutumyeho ngo tegeka ko ibyawe kuko bigiye kurangira. Ubwo yaramanje araburirwa, aravuga ati Imana amubwira ati banza urebe ukuntu bizagenda, banza utange urage ukora ibyawe byose kuko birakurangiranye. Ariko nuwo ni umugisha. Buriya Hezekiya yaragize umugisha. Ni umugisha kuba Imana ikubwira ngo ubwo burwayi bwawe ntabwo buzakira. Nabyo ni umugisha kuko yari muhaye akanya ko kwikosora no kureba bitagenda neza ngo abihe umurongo. Hezekiya rero yagize ubwoba, arangije agize ubwoba ahindukira ivure. Guhindukira ivure ntabwo ari uguhindukira, ahubwo yahinduye uburyo bw'imisengere cyangwa uburyo bw'imitabarize. Abona amazi si yayandi, aravuga ati ubwo imbwiye ko ngiye ndagiye. Arahindura. Yego. Rero hari igihe kijya kigera aho ngaho bikaba ngombwa kuhindura. Ugahindura uburyo bw'imisengere, ugahindura icyerekezo cyo gusenga, ugahindura uburyo bwaho naho wasengera ukahahindura, ukayihamagara. Gusa cyo koreka nkubwire, nta muntu nabonye ahamagaye Imana imuninire ngo uyihamagare n'umutima wawe wose, uyihamagare ngo ikuninire. Oya, iyo uyihamagaye irakumva. Niyo mpamvu nje kukubwira wowe uri mu bibazo uyu munsi, wowe uri mu ntambara uyu munsi, wowe ubona nta wakurengera, ubona nta wagutabara, waragerageje ahantu hose byaranze, warirutse byaranze, wagiye kwa muganga biranga, wagiye mu bapfumu biranga, witabaje buri kimwe cyose byaranze. Uyu munsi hindukira ivure. Abo bose ubatera umugongo, urangiza uhamagara Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nuyihamagara ntikumve, uzandike muri comment ngo waranshutse narihamagaye ntiyanyumva. Dufite Imana yumva mugihe, yumva umuniho w'uburibwe. Nukuri reka nkubwire, ntago ibyo urimo ari byo bizaguherana.
ubwo burwayi ufite ntabwo ari ryo herezo ryawe. Nupfukama ugatakambira Imana ugahindura uburyo ugahereza Imana umutima wawe ukayibwireka ko ariyo uhagaze hari nayo ushingiyeho, ibyo bibazo byawe Imana ibifitiye igisubizo. Izo ntambara zawe Imana izifitiye igisubizo. Ibyo bikurembeje Imana ibifitiye igisubizo. Reka nkubwire nta kintu na kimwe nabonye Uwiteka Imana atasubiza. Wamwinginze ukamuhamagara n'umutima wawe wose, nawe araza akakwitaba kandi akagusubiza, kubera akagusubiza bitewe n'icyo wamusabye cyangwa bitewe n'icyo wamuhamagariye. Amen. Hari umuntu ushobora kwibaza uti wenda Hezekiya we yaburiwe cyangwa se yamenyeshejwe n'Imana bikoreshejwe mu buryo bwa gihanuzi. Umuntu w'uyu munsi akibaza ati wenda se ntabonye umuhanuzi, ati wenda simbona ubimpanurira cyangwa bimbwire, namenya ko bigiye kumbaho gute? Reka nkubwire, ushobora ko abantu bose barwara ntago ariko bapfa, yego, n'abagira ibibazo ntago ariko bibahitana. Reka no kuba imfubyi ntago reka nkubwire, wari uzi ko hari igihe uba imfubyi ukikebuka wabonye so na nyoko baruta bakubyaye bakuha urukundo? Bibaho rwose. Ni ukuvuga ngo rero ase ubundi tuzakunda Imana cyangwa tuzahamagara Imana kubera ko twabwiwe n'abahanuzi, cyangwa se twahuye n'ibibazo, cyangwa kubera ko twahuye n'ibibazo. Ahubwo mu buzima bwawe bwa buri munsi n'ubundi uyu muntu ndi kubwira ngo nahamagara Imana ni wa undi n'ubundi mu buzima bwa buri munsi utuwazi ko hari Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ivuga bikaba, yategeka bikagira gute, bigakomera. Uyu niwe ndi kubwira. Yego. Noneho wa wundi nawe wiberaho muri bwa buzima bwe bwa buri munsi dukunda kuvuga, utazi wibonera bucya bukira. Abo bantu barahari, bambona bucya. Nawe nje kukubwira ngo niba uri mu kibazo uwumva waburiye igisubizo, hamagara Imana uyibwire uti noneho uyu munsi nakumvisha uriya mu mama yakuvuze. Yego. Reka nanjye guhamagare ndebe, yihamagara uyibwire uti Imana yakuye Clarisse ku iseta inshuro zirenze 5-6. Nanjye ndagira ngo nkureho kino kintu kubera ko yavuze kuri Imana y'imbaraga, kandi iyo umuntu agusabye uramusubiza. Ni kenshi twabivuzeho cyane, turavuga tuti hari ukuntu umuntu ashobora kuba yibereye aho ibintu by'Imana atabikozwa cyangwa se akumva ni ibintu bica mu gutwi bihinguka mu kundi bitamufasheho. Ariko tugendeye ku bimaze iminsi bivugwa cyangwa se biba muri Amerika ukuntu byagenze, ubwo twari turi kugenda tuvuga ku bitangaza by'Imana cyangwa se ku kwigaragaza kw'Imana cyangwa se ku miburo Imana ishobora kubigaragariza abantu. Uriya muriro wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Los Angeles, benshi bagiye bagarukaho badashidikanya bavuga ko uri ari umujinya w'Imana. Biriya bintu wenda tugendeye no ku byari bimaze kugenda bivugwa muri biriya birori byabaye, uburyo bagiye bashimira, bagashimira ababyeyi, abaterankunga babafashije, bikarangira Imana bavuze bati Imana yo ni 0, yabonye 0. Imana noneho bonye Imana umuremyi w'isi. Biriya bintu uhamya ko uriya muriro ushobora kuba intandaro yaba ari iyo ngiyo? Uzi impamvu uriya muriro uriya ni umujinya w'Imana, kandi noneho ndagira ngo nkubwire ngo nubikurikirana neza, tumaje kubona abantu bari barabihanuye mbere y'uko biba. Imana yari yarakoresheje abahanuzi baraninira ntibumva. Yego. Buriya rero hari igihe ibintu bijya biba ukabwirwa, bya bindi wavuze ngo umuhanuzi atabonetse ngo akubwire. Hari n'igihe ubwirwa ahubwo kubera yuko ngo amatwi arimo urupfu ntago ajya yumva ihoni, warangiza ntiwumve. Bari abantu bo muri Los Angeles bari barabwiwe, nta kintu na kimwe bari batazi, ahubwo iriya saha yari yo kugira ngo Imana isohoze icyo yavuze. Ntago nshidikanya ko Imana yanangiye imitima y'abari abantu, ari abari abaproducer, ari bari abahanzi, ari bari abakomediyane, ari bari bose bagashima ababafashije, ndetse n'ababyeyi habonetsemo abantu 3 bonyine. Ni Imana yari yabanangiye umutima, kuko uwo munsi yari yavuze ngo uyu munsi ndabigaragarizaho. Imana niyo yabanangiye se? Reka nkubwire, ndampaye inka yanjye cyane Satani watumye. Imana yari yarabyivugiye ivuga yuko hazashya.
yari hahira yarabivuze rimwe pe. irahatwikira hakongora koko. Reka nkubwire rero Yego. ahubwo abantu bitonde kiriya ishobora kuba ari integuza, ishobora kuba ari integuza cyangwa ishobora kuba ari nk'akantu nk'akanyafu Imana ikubise kugira ngo abantu bakanguke, abari basinziriye bakanguke, bigatuma igakubita iriya ntara. Biranashoboka ko kubera ko kiriya ni igihugu gikomeye kandi reka kinagabarirwamo amabi menshi, reka amabi ntahataba, ariko nyine wenda birashoboka kuba byarabaye kuriya iyo biza kuba ari nk'igihugu wenda giciriritse baba baraduhimbiye ibindi iyo biba Afurika, baba baravuze bati ni uburangare cyangwa se n'iki, ugasanga ibintu ntibigenze neza. Wabonye ko n'indege zazimyaga bikanga bigakomeza bikaka, njye narabikurikiranye, nabonye umwanya wo kubikurikirana kuko nari ndwaye ndyamye. Harahiye, yego harahiye, indege ikazi kamena yamena umuyaga ugahita nawuza ugahuha, none ugahita utwika nka kimwe cya kabiri cya indege yarijimije. Noneho rero wenda byagiye kubera ko kugezana n'ubu nta gitera kiriya nkongi kiragaragara, ariko gitera n'Imana. Icyumweru nta kuntu abantu n'ibihane batazi ngo byatewe n'iki muri kiriya gihugu cyuzuye ubushakashatsi, cyuzuye iki. Umuntu noneho uri kugenda abona bino bintu biri kuba mu buryo bumwe cyangwa se turahita tugaruka kuri babandi wambwiye baryama bakabona buke. Uyu muntu akora iki? Cyangwa se uwo muntu udashaka, dukunda kenshi kubivuga ariko kubisubiramo ntacyo biba bitwaye. Uyu muntu wibereye hariya ntibindeba, mbona bucya, ibindi ntibimfasheho, uyu muntu yakabaye akora iki mu bijyanye no gukangura intekerezo ze kugira ngo abone ko amazi atari yayandi cyangwa se ibintu bidasanzwe? Uyu muntu yakabaye ava mu byarimo akabona ko isi turimo ari yayindi Imana ije kugihaniraho, ari yayindi ifite Imana. none areka byo kuvuga ngo mbona ngenda, mbona bucya bukira, namenye ngo hari Imana ivuga, ikora, irakara, ifite imbabazi, ifite urukundo. Icyo cyonyine ndakubwiye ngo kari akanyamfu ko kugira ngo abantu abandi babona bucya bukira bahumuke. Imana iriya ni Imana yamennye uriya muriro. Ibaza umuriro utagira uturuka, udafite uturutse, utagize iki, we ntabwo wakwibaza naho wavuye. Biratangaje pe, biratangaje rwose. Los Angeles yabaye icyitegererezo cy'uko abantu batubaha Imana bagiye kujya bagenzwa. Yego, ayo nguko uko bimeze. Tugana ku musozo, uyu muntu wabigarutseho ko agomba guhinduka, agomba kuba nagenda areba ibikorerwa hano muri ino si n'ibibera muri ino si, bimubera ishuri, bimubera umwarimu, amenye ko muri ino si hari Imana. Reka tugushimire cyane ku waruje utubwira uko byagenze, ariko nyine ntububura no kukanyuzamo k'impanuro cyangwa se no gukangurira abantu ko iminsi itari yayindi. Reka tugushimire cyane kandi tukwifurize kurwara ubukira. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Na nimero zawe ushaka wazishyiraho, hari n'igihe abantu baba bagukeneye wenda nimero zanjye bakaguhumuriza nta kibazo. Wowe ushaka kumvugisha cyangwa wifuza ko twavugana bitewe n'ikintu runaka, nimero zanjye ni 0788 40 14 43. Amen. Reka twishimire cyane, wakoze. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Abakunzi bacu, Yesu abaha umugisha. Abakunzi ba TV Ezekiel, Imana ibahereza umugisha. Ubuntu bw'Imana bubazeho cyane, kandi ubutabazi bw'Imana bube kuri we n'umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tubashimire namwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mwumvishe byinshi biba bigiye bitandukanye. Yararwaye arimo arashima iby'Imana yakoze. Birashoboka ko nawe hari iby'Imana yakoze bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugomba kwicara, dukwiye kwiga gushima. Ugomba kwicara hasi ugashimira Imana. Reka mbashimire rero, ibiganiro byacu nakagaruka, mukore subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ibiganiro byacu bijye bikomeza kubanogera. Njye na The Pure, amahoro y'Imana.